ni jyewe ubwanjye waremye ijuru n'isi, nigize iyizira, nijye uzaza mu ruhande rwawe. Mana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Mbakureyo. Yego. Byaba ari mu gitondo, Yego. baba bazaba bagiye guhinga, baba bagiye gusenga, baba bagiye gucuruza, aho bazaba bari hose nijye uziyizira, kandi ninaza bazabimenya. Nindamuka amanutse njya kugira ngo mbasubize muri gakondo yabo, bazabimenya. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Yagiye mu isibo ya gatatu. Yego. Yagiye mu isibo ya gatatu. Yego. Hari ba Zerubabeli nibo babanje kugenda. Ba Nehemiya baragenda. Ezira agenda mu isibo ya gatatu. Vuga ngo mu isibo ya gatatu. Hari igihe isibo yawe igiye kugerwaho. Haleluya. Haleluya. Isibo. Nuko Ezira agenda mu isibo ya gatatu. Yego. Arangije ngo ajye imbere y'umwami. Umwami aramubwatezira. Wabanye nanjye. Wari umugabo w'inyangamo. Haguruka kuko ugiye gusubira muri gakondo yawe. Yego. Mana ishimwe. Va mu bunyage aho Satani yakujanye. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana igiye gusubiza abantu muri gakondo yabo. Banyazwe. Ngo warangije barahaguruka na Ezira mu isibo ya gatatu. Ntumbaze igihe uzahagurukira. Yego. Niba ari mu isibo ya kangahe. Yego. Hari igihe ushobora guhaguruka ejo. Hari igihe ushobora guhaguruka ejo. Hari igihe ushobora guhaguruka ejo. Ariko ikiri ngombwa nuko Imana igihe harabigiye guhagurutsa. Cishe bugufi imbere y'Imana. Yego. Icya kabiri barasobanuza. Yego. Kuko inzira yari yaje n'ibibazo. Yego. Yari yaje n'umwanzi. Iyo nzira ntiyari ikigezweho. Bari bakeneye inzira nshya. Imana ni ikwereka inzira nshya. Ugomba gucamo mu byawe. Imana ni ikwereka inzira. Kuko inzira wari urimo Imana itwereka ntabwo ari gutunganiye. Imana itwereka inzira. Inzira yawe yarasibamye, ariko Bibiliya yambwira ngo bicisha bugufi basobanuza inzira, basaba Imana inzira ibatunganiye. Hari inzira uri gari ya moshi unteze amatwi, uri mu bwato bunini unteze amatwi, uri mu Burayi unteze amatwi, uri muri Aziya unteze amatwi, uri mu bitaro unteze amatwi, uri muri biro unteze amatwi, uri muri gereza unteze amatwi. Ukuboko kwiza kw'Imana ni gukubaho mu izina rya Yesu. Turabashuje cyane abakunzi b'Umuremyi TV. Imana ibaha umugisha cyane. Muri uyu mwanya rwose tubonye umukozi w'Imana. Imana yasize amavuta kandi namwe muramukunda cyane. Aho mu majyepfo rero, mu majyaruguru, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, turabashuje namwe diaspora, namwe mwese ni muze, turabakunda cyane. Mukande subscribe ku Umuremyi TV, mujye mwumva ibiganiro byacu, mubibona buri gihe uko tubisohoye. Imana ibaha umugisha cyane. Rero tugiye kumva, murabona imbere yanyu umukozi w'Imana Silivandi, muramuzi, dore ari kumwe na Prophète Etienne. Ariko wundi Prophète Etienne wundi ryawe warikuye Njyewe se ese Prophète ni iki? Uzabanza usobanuze ngo Prophète ni iki? Ninde wari guhaye se? Ninde wari guhaye? Hako umuntu wese uvuga ubutumwa bwiza ni Prophète nyine. Bibiliya iravuga ngo mugenda mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo ntawe yigize irimita ivuge ngo ni wowe Prophète, wowe uri iki. Mugende mubwiriza abantu. Ni ngo Imana yaduhaye icyo bita impamba yo gushyira abantu. Niyo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Ubwo Prophète ni intumwa. Ni intumwa. Ni uvuga ngo afite ubutumwa. Umuntu wese twe turi posta. Umutanga ubutumwa. Dutambutse ubutumwa. Ubwo ntabwo tutambutsa, turabutanga. Abantu gutambutsa no kugenda ikintu gicaho. Ntabwo twe turi pasika. Twe turabatanga buhamya, ubutanga butumwa. Ubutumwa. Yesu yaravuze ati mugende.
aduha ibyo tujyana aribwo butumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo dore ibirenge by'uwuzanye inkuru nziza. Dufite ibyo dufite kujyana, ni ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo Yesu ajya gutuma abigishwa yarabwiye ngo ntazagire ikindi ikintu mujyana, cyaba imvumba, yaba umwitero cyangwa se ikindi kintu, muzagende gutyo gusa. Abazabakira bazaba ari igihe bakiriye, bakabaha agacuma k'amazi. Ntabwo yababwiye amateremusi y'ibyayi, agacuma nta nubwo ari n'amaji, nta nubwo ari n'amazi ya Nili, ni amazi yo mu gacuma. Byumvikana ko ashobora kuba ataranatetse ari amazi. Wenda ntawamenya mu gacuma, ntawamenya, ariko ni mu gacuma. Ntabwo Imana ijambo ry'Imana ntabwo ryatubwiye ubwoko bw'ayo mazi. Ntabwo byaba teremusi cyangwa mu gakombe. Oya, ni agacuma. Kugira ngo urebe ko ibintu by'Imana ni ibintu biciye bugufi cyane, ariko none by'ibinyembaraga. Pawulo niwe wavuze ngo ni ubupfu. Ibintu by'Imana ni ubupfu by'ibibwirizwa. Urumva? Ako gacuma ngo umuntu niyahagera iwawe akayaguha kuba katari yabiteguye, ngajye kwikopesha amasukari n'amafanta n'amandazi. Icyo tuzakigarukiye igihe kirunaka. Agacuma kakazana amazi yayavomye mu kibindi, akayabaha. Nshuti, muzamusabira umugisha. Ariko niyo yabimwe wa mukungugu wo munsi y'inkweto ntimuzawujyane, muzagere mutya. Ni umuvumo muzamuzi. Umvishe Porofete Etienne cyangwa izina Porofete n'abadukurikiye mwese, nimuzongere kuvanga abantu bigize ibi ngibi. Hari uwatugize uku nguku. Ahubwo wenda nuko abantu babifashe bakabigira nk'amatitire yaremereye, kandi ntabwo areba amatitire, ahubwo nuko ari mu zindi ndimi, babizanye mu zindi ndimi kugira ngo bakanje abantu, badushyiremo umwuka w'ubwoba. Urumva? Ariko ndagira ngo ntangarize abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda badukurikirana bamenye ibi. Ntabwo Bibiliya yigeze yita Kamugisha umukozi w'Imana ngo nibigera kuri Etienne imwite rubanda giseseka. Yaravuze ngo kuko urumva turi abakozi b'Imana, twiyambura ibitwizingitiraho. Ni ukuvuga ngo twebwe turi abafatanyabikorwa b'Imana. Ariko se Kambabazi, uvuze ku bakozi b'Imana ko umukozi ahembwa, ni gute twebwe turi abakozi b'Imana kandi tuzahembwa? Umukozi arahembwa kandi aba akeneye ibihembo, sibyo? Ntabwo numvise icyo ushaka kuvuga. Nyine uvuze ko uri umukozi w'Imana kandi umukozi arahembwa, sibyo? Bibiliya aho kanureka nkasobanure neza. Bibiliya iravuga ngo niba mukorana nayo, niba dukorana dukora, ngo turi mu murimo n'Imana. Niba dukora nuvuga ngo turi mu murimo wivuga butumwa, turi kumwe n'Imana muri uwo murimo turawukora, murakorana. Ntabwo turi abakozi, ntabwo turi ibikoresho by'Imana, ntabwo turi abakozi b'Imana, kuko ntabwo ngende umukozi. Kandi umwana mu rugo ntago ari umukozi. Kandi Bibiliya iravuga ngo, ariko Bibiliya iravuga ngo niba dukorana nayo, turi kuri tere n'Imana, yamanutse, turi mu gikorwa twembi. Yego, twiyambure ibindi bintu bitwizingitiraho, duhugire muri ka kazi, turi kumwe n'Imana. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Urumva ko mwese kuko turakomeye mu bwami bw'Imana. Abadukurikiye murumva rwose ko aba bakozi b'Imana bafite ijambo rikomeye cyane
Imana rero tumbasaba umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nawe Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana rero n'umukozi w'Imana, dusengera Imana kugira ngo twinjire mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo. Data mu izina rya Yesu, uyu mwanya tuzamuye ibendera ryo kunesha, tuzamuye ibendera ry'ubwami bwawe muri iki kibuga. Mu izina rya Yesu tugiye kuvuga gukomera kwawe, kuko twarakubonye, twabonye neza yawe, twabonye imirimo y'amaboko yawe, Abanyarwanda ndetse n'abari hirya y'u Rwanda. Buri muntu wese afite ubuhamya bw'imirimo wagiye ukora. Abagore bafite ubuhamya bw'ineza bakubonanye, abagabo bafite ubuhamya bw'ineza bakubonanye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kuvuga amagambo yawe yurutse imitima, n'ukuri asana hasenyutse, kandi avura ibikomere abantu bafite mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Amagambo agiye kubyutsa ku bisasiro abamaze igihe kinini baryamye. Tugiye kuvuga amagambo akangura abamaze igihe kinini basinziriye. Tugiye kuvuga amagambo ahaza abamaze igihe kinini bashonje. Ngaho bana natwe duhinduke akanwa kawe, wivugire, kandi aya magambo agende agere kure nuko Yohana yarangururaga mu butayu, ijwi rikagenda ibirometero, abantu bakamusanga mu butayu. Amavuta mu izina rya Yesu ku bagaragu bawe. Urakoze rero, igira ukirema kuri iyi cano, kandi ugira ukirema n'ukuri mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu rero. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezira ibice 8, turahera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 23. turanasoma muri Nehemiya. Nehemiya ibice 2 n'umurongo wa 8. Ngo maze ntegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, tuyiyoboze inzira tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Aho ndagira ngo uhitse cyane ku murongo wa 22. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo n'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. ngira ngo muramva neza. Ngo kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose, ngo ibagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Ku murongo wa 23, nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Mumvugire ngo amen. 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 Tumaze gusenga Imana, dusomye ijambo ry'Imana. Wowe unteze amatwi, ndagira ngo mvuge ku ijambo rivuga ngo amaboko y'Imana. Haleluya.
haleluya haleluya amaboko y'Imana apana ukuboko ni amaboko y'Imana ni amaboko y'Imana ntabwo ari amaboko y'abakomeye yego ntabwo ari amaboko y'amafaranga ntabwo ari amaboko y'amazu mwirirwa muvuga ntabwo ari amaboko y'abakomeye ntabwo ari amaboko ya famiye ni amaboko y'Imana yacu oh haleluya ni amaboko y'Imana yacu ahangaha Ezira yari ari mu bunyage i Babuloni bari bamaze y'imyaka 70 iyi myaka 70 yari yaravuzwe n'Imana hari ikimana yakuvuzeho nubwo kimaze igihe kinini kimaze igihe ishimwe amena niko yabwiye Yeremiya iramwa ngo yewe Yeremiya we rekeraho gusabira ubu bwoko ibyiza yaba umuhanuzi yaba urota cyangwa se uwerekwa ntiyaza kukubwira ko ari jye wamutumye kuri ubu bwoko haleluya ntabwo ari jye uzaba wamutumye kuko ubu bwoko nabushyiriyeho nabugeneye imyaka 70 bazamara mu bunyage mu buretwa bazamara i Babuloni iyo myaka 70 nishira yewe ubwanjye Uwiteka haleluya ntabwo ari amafaranga azaza ntabwo ari abakomeye bazagukura muri ubwo buretwa oya ntabwo ari famiye ntabwo ari ibyo ngibyo oya ahubwo Imana iravuga ngo ni jewe ubwanjye uremye ijuru n'isi nigize iyizira nijye uzaza mu ruhande rwawe Mana ishimwe haleluya mbakureyo yego byaba ari mu gitondo yego baba bagiye guhinga baba bagiye gusenga baba bagiye gucuruza aho bazaba ari hose nijye uziyizira kandi ninaza bazabimenya nindamuka manutse njya kugira ngo mbasubize muri gakondo yabo bazabimenya haleluya Imana ishimwe haleluya Mana ishimwe bazabimenya umwami Kuro aza kumva ijwi ry'Imana mu ijoro cyangwa ku manywa w'umwaka wa 70 wageze ngo areba mu bitabo by'ubucurabwenge areba mu bitabo areba iby'igihugu cye kizakora iteganyamigambi oh haleluya areba ibyavuzwe areba ibyanditswe n'abanyabwenge yasoma akabona bimwe ntacyo bimwunguye akabona ntabwo biri kumufasha ariko ageze ku rwandiko ku magambo yahanuwe n'Imana abigezeho abitindaho ageze ku magambo Imana yavuze ku Bisiraheli ku Bayuda Imana ibiha umwami abitindaho ahamagara Ezira asanga handitse ngo ku mwaka wa 70 ubwoko bwanjye navuzeho burimo hano mu bunyage bugomba gusubira i Yerusalemu kujya gusana urusengero kujya gusubira mu bihe byiza haleluya ngo arangije ahamagara Ezira ngo yakoraga ibwami aramuhamagara ngo yari umwanditsi birashoboka ko nawe ari mu byo yanditse aramuhamagara aravuga ngo Ezira we hari urwandiko mguyeho hari amateka mbonye hari amateka hari amakuru nguyeho Imana hari amakuru igiye gushyira ahagaragara yawe Ezira Imana ishimwe hari amakuru yawe agiye kujya ahagaragara agiye gusubirwamo hari amakuru agiye gusubirwamo hari amakuru hari amakuru umwami agiye gusoma ahamagare beneyo ababwiye ngo hari amakuru yawe nguyeho hari amakuru ngwino hano ngaramuhamagara aramuvuga ngo Ezira mwaradukoreye twabanye namwe ariko ntabwo muri abacu ntabwo turi bagenzi banyu hari abantu batubona tugenda bakatubona twambaye amashati nk'ayabo ariko ntabwo turi bagenzi babo turya nk'ibyabo
hari abantu batubona mu isoko twagiye guhaha imboga nabo bagiye kuzihaha ariko ntabwo turi bagenzi babo, ntabwo turi kimwe. Ezira na bagenzi na Danyeli bari i Babuloni babana n'abanyebabuloni ariko ntabwo bari bagenzi babo. Umwami aravuga ngo igihe cyanyu cyo gusubira muri gakondo kirageze. None andika inzandiko umenyeshe ba Esiteri, umenyeshe ba Ezira, umenyeshe ba Ezekiyeli, umenyeshe abayuda bose. Bamwe bari baragiye mu majyaruguru, abandi bari bagiye mu majyepfo, abandi baragiye iburasirazuba, bose ubamenyeshe ko igihe cyanyu sayimetimiya igihe kirageze. Imana ishimwe, Imana ishimwe, igihe kirageze banyarwanda, Imana ishimwe. Aha rero biriya amateka ambwira ko Ezira yagiye mu isibo ya gatatu. Yagiye mu isibo ya gatatu. Hari ba Zerubabeli nibo babanje kugenda, ba Nehemiya baragenda, Ezira agenda mu isibo ya gatatu. Vuga ngo mu isibo ya gatatu. Hari igihe isibo yawe igiye kugerwaho. Haleluya, haleluya. Isibo ni ukuri. Ezira agenda mu isibo ya gatatu. Arangije ngo ajye imbere y'umwami. Umwami aramubwira ati Ezira, wabanye nanjye, wari umugabo w'inyangamugayo, wari umukozi w'Imana, wari umwanditsi, wari umuhanuzi, wari ifu, ariko abaturage mwabanaga nabo hano, abaturage bagenda baza, harimo abanzi banyu, none nyemerera nguha abasirikare, abarwanira mu kirere ndabakwemereye, abarwanira ku butaka ndabakwemereye, abamarine barwanira mu mazi ndabaguhaye, abagendera mu bifaro ariyo mafarashi twumvisha nabo ndabaguhaye, bazabarindire umutekano kuko hari abanzi muzahura nabo mu nzira. Ezira ngarangije. Wowe uri kunyumva ndagira ngo uvuge ngo haleluya, wowe uri kunyumva sikia neno hii kurikira riri jambo ry'ubugingo, jambo ry'ubugingo. Aha rero ntabwo ngiye muri detaye nyinshi, iri jambo ndarikunda cyane. Arangije ngo arahaguruka, hagurukana n'abayuda mu isibo ya gatatu. arahaguruka. Hari abo tugiye guhagurukana nabo, dusubira muri gakondo, dusubira muri gakondo. Mwana data unteze amatwi, haguruka kuko ugiye gusubira muri gakondo yawe. Va mu bunyage aho Satani yakujyanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana igiye gusubiza abantu muri gakondo yabo banyazwe. Ngo barangije barahagurukana Ezira mu isibo ya gatatu. Ntumbaze igihe uzahagurukira, niba ari mu isibo ya kangahe. Hari igihe ushobora guhaguruka ejo, hari igihe ushobora guhaguruka ejo, hari igihe ushobora guhaguruka ejo, ariko ikiri ngombwa nuko Imana igihe hari abigiye guhagurutsa. Barahaguruka. Bamaze guhaguruka bibe niko yambwiye ngo bageze imbere icyo bita ku mupaka. Buriya rero abazi iby'urugamba ababaye abasirikare, ikikubwira cyangwa se iyo urugamba rugeze mu mahina, hari aho umusirikare cyangwa se urugamba rukoreshwa imbunda nini. Imbunda zirasa amabombe, zirasa kure. Hari naho biba ngombwa ko imbunda nini zidakoreshwa kuko niba ziba zikenewe, icyo bita urugamba rwasakiranye. Haleluya. Urugamba rwasakiranye. Urugamba rwagize gute? Rwasakiranye. Aho hakoreshwa imbunda ntoya, babegeranye, none bikaba ngombwa ari aho biba byitwa
urugamba rwa mpampe. yego urwo rugamba rurwanwa rwa byari iyo byabaye ngombwa mutakirwanira mu misozi, yego mwageze aho bita mureba radiyo itangazamakuru cyangwa se ikinyamakuru cy'igihugu. yego cyangwa ibibuga. icyo ni kimwe. icya kabiri ikibuga cy'indege. icya gatatu perezidansi. yego ibyo nibyo bigaragaza ko wafashe igihugu. haleluya banishimye. iyo bigezeho rero yego biba ngombwa ko hari igihe murwanisha inkota. urwo rugamba barwita urugamba rwa mpampe. ubona ikibuga cy'indege imbere yawe. yego icyo gihe hakora pisitori na bayoneti ariyo nkota cyangwa se ibipfunsi. yego kuko icyo murwanira muba mukireba. wowe ngo radiyo ndimo ndayireba imbere yanjye, ninyifata ndahita ntangaza mbwira isi yose ko igihugu nagifashe. Ezira rero bari bageze ku mupaka aho bareba Yerusalemu. vuga ngo aho bareba Yerusalemu. barayirebaga imbere. barebaga Yerusalemu imbere yabo. bahagurutse baririmba. ariko bageze ku mupaka basanga umwanzi yabateze. basanga umwanzi yagize ati yabateze. kandi umwami yari yabemereye ingabo. ariko Ezira arazanga. turaza kugera kuri uwo murongo. arangije arareba asanga nta bifaro bafite. arebye asanga nta mbunda ntoya bafite. arebye asanga nta magarenade bafite. arebye asanga nta bayoneti bafite. ariko abwiye abantu bari kumwe nawe, arababwira ngo hari intwaro dufite iruta izo zose. arababwira ngo icya mbere tubanze twicishe bugufi. twicisha bugufi ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganye. mwene data, icya mbere intwaro ya mbere cishe bugufi. cishe bugufi imbere y'Imana. yego icya kabiri barasobanuza. yego kuko inzira yari yajemo ibibazo, yego yari yajemo umwanzi. iyo nzira ntiyari ikigezweho. bari bakeneye inzira nshya. Imana ni ikwereka inzira nshya ugomba gucamo mu byawe. Imana ni ikwereka inzira, kuko inzira wari urimo ntabwo wari gutunganiye. Imana itwereka inzira yawe yarasibamye. ariko Bibiliya yambwira ngo bicisha bugufi basobanuza inzira, basaba Imana inzira ibatunganiye. hari inzira itungana. Bibiliya yambwira mu migani ngo hari inzira itunganira umuntu, ariko ngo iherezo ry'iyo nzira bikaba ari ugupfa. ariko Bibiliya ikongera ikambwira ngo Yesu niyo nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Yesu niwe nzira. iyo umurimo akwereka inzira, akubera inzira, akubera inzira ikugeza muri Kanani yawe, ikugeza Yerusalemu yawe, ikugeza mu mugabane wawe. mu izina rya Yesu Imana nigucira inzira, Imana nikwereka inzira wowe byashoboye. Bibiliya yambwiye twasomye ngo arangije abwira abantu, aravuga ngo Imana nitwika inzira ngo idutungane, ngo twebwe. Nyumva neza, nyumva mwene data, twebwe ni njyewe banza ubwira Imana ikwereka inzira mbere y'uko usabira abandi inzira. wowe nawe uneze amatwi ukeneye inzira, ukeneye ko Imana igucira inzira. ukeneye ko Imana igucira inzira, kubera ko icya mbere inzira, imiryango ntabwo yagize ikwereka inzira. aya mafaranga wiratanaga ntabwo yakweretse inzira. inshuti zaragutaye zitakweretse inzira. ariko Ezira yaragira ngo yewe bene data batwemereye ingabo z'uburyo bwose, ariko inzira
inzira zabyaye amahare ariko imana yacu twicishije bugufi nitwereke indi nzira nshyashya. Imana nitwereke inzira. Imana yeratse inzira abisiraheli mu nyanja, inzira nshyashya itarigize ibaho, nta wundi muntu wari warigize ayicamo. Bibiliya irambwira ngo iyo nzira niyo kwera no gukiranuka, ngo naho waba utarize uzayinyuramo. Ntabwo bisaba amafaranga, ntabwo bisaba amashuri. Iyo nzira nubwo waba utari ufite amafaranga, iyo nzira uzayinyuramo, kandi iyo nzira niyo kwera no gukiranuka. Imana ishimwe. Ezarangije ngo Mana Data wo mu ijuru twereke inzira nshyashya, kuko inzira twari turimo dusanze yasibamye, yafunzwe, iyo nzira irimo abanzi. Yego. Arangije ababwira amateka, aravuga ngo idore ikitumye mbategeka kwiririza ubusa hano, ntagire umuntu ugira icyo arya, n'amatungo ngo n'ibintu byacu. Hari ibintu biri mu mitima yacu, hari ibintu biri mu mibiri yacu, ibyo nabyo ntitubitegeke. Imana ibyereke inzira. Imana ishimwe. Niba ari ubwo busore bwawe bukurimo, Imana nibuha inzira. Niba ari ubwo bukumi bwawe, Imana nibuha inzira mu izina rya Yesu. Bibiliya yambwiye ngo twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu, hari ibintu byacu. Bwira iryo duka ryawe ubona biri guhungabana, Imana iryereke inzira. Imana iryereke inzira mu izina rya Yesu. Bwira Elisa yabwiye Gehazi, amubwiye ngo biracitse. Abonye ingabo zabateye nyinshi ziri mu kibaya. Elisa abwira Imana, arabwira ngo Uwiteka humura Gehazi amaso, areba ingabo idukikije. Izo ngabo abwira Gehazi, abo ngo zibwire zize. Yari akiryamiye, arazibwira ngo murashaka nde? Bati turashaka Elisa. Bati mubanze muromete izo ntwaro zanyu hariya. Shimwe. Arangije arababwira ijambo nshaka kubwira ndika imbere ya kamera. Arabazibwira ngo mwibeshye inzira, iyi si yo nzira kandi iyi si yo mudugudu, munkurikire mbereke inzira. Umva nteze amatwi. Ibyo bintu byiguhangayikishije ntabwo uri inzira yabyo. Haleluya. Ubwo burwayi ntabwo uri inzira yo kurwara, kuba ku gisasiro. Bubwire ngo sigeze inzira, muze mbereke inzira. Ntabwo ari je mudugudu wo guturwamo, ni muze mbereke inzira. Ezra arangije aravuga ngo twicishe bugufi. Ngiye kugera ku ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi. Haleluya. Amen. Haleluya. Tega amatwi ijambo. Tuza. Niba uri muri biro, mashini yawe wifunze. Niba uri mu modoka, twara witonze. Yego. Cyanga Imana ishimwe. Haleluya. Niba uri mu turimo twa buri mwanya uduhagaritse, banza wumvira ijambo ry'umunsi. Naryumve. Banza wumvira ijambo ry'umunsi. No kuri WhatsApp. Abantu muri gusoma ibitabo bindi muba mubifunze. Reba muri mashini yawe niba uyifite, harimo Bibiliya. Reba muri telefone yawe niba nta Bibiliya ufite hafi aho, irimo Bibiliya. Soma uyu murongo Murezi ibice 8 n'umurongo wa 22. Haravuga ngo kuko nagize isoni zo gusaba umwami ingabo. Nagize isoni zo gusaba umwami ingabo. Umva icyatumye agira isoni. Ijambo ry'umunsi. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo
z'abasirikare z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu. Badutabare ku babisha bacu. Bari mu nzira be yaho ngo kuko ijambo ry'umunsi kuko twari twavuganye n'umwami tuti hari icyo navuganye n'umwami igituma ntajya mu kabari ngo ndinganire na kontwari hari icyo navuganye n'umwami. Hari icyo Imana yavuganye. Imana ishimwe. Si uko nanjye ntateka imitwe ngo ntekinike ngire amafaranga ngire bizinesi nk'iz'abandi, ntacyo bitwaye, ariko ni uko hari icyo navuganye n'umwami. Kuzamura ingutiya si uko ntabikora nk'abandi, impamvu nari icyo twavuganye n'umwami. Haleluya. Umva icyo twavuganye n'umwami, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana. Ijambo ry'umunsi. Amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana ari kubayishaka bose. Haleluya. Kugira ngo amaboko ibagirire neza. Imana ishimwe. Kugira ngo ibagirire neza. Amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana. Icyatumye Imana ishimwe tugira isoni. Icyatumye tugira isoni nuko twiringiye amaboko y'Imana yacu kugira ngo itugirire neza. Haleluya. Amaboko y'Imana nakubaho mu izina rya Yesu. Amaboko y'Imana. Wowe uneze amatwi. Amaboko y'Imana niyarambure. Natubeho. Amaboko y'Imana nakuramburirwe. Nakubeho. Haleluya. Kugira ngo ibone uko ikugirira neza. Ishimwe. Reka some. Imana ishimwe. Nubwo amaboko y'abantu yakurekuye, ariko amaboko y'Imana ibice bibiri aracyari ku buzima bwawe. Reka some Nehemiya ibice bibiri. Haleluya. Ibice bibiri umurongo wa 8. Umurongo wa 8 haravuga ngo bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami kugira ngo ame ibiti byo kubamo byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu kandi n'iby'inkike z'umurwa w'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundeho. Abitewe n'ukuboko. Hari ibintu Imana igiye gukora mu ruhande rwawe kubera ukuboko kw'Imana, ukuboko kwiza. Kubera ukuboko kwiza kw'Imana yacu kukuriho. Hari ibyo Imana igiye gukoresha abantu bidatewe n'uburanga, bidatewe no gusenga cyane, bidatewe n'aho ukomoka, bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yacu, bidatewe n'amafaranga, bidatewe yambwiye ngo Ezira ngo bakicisha bugufi ngo basaba Imana ngo nayo yemera kubumvira. Imana niyemera kukumvira mu izina rya Yesu. Imana niyemera kutwumvira muri aya masaha. Bibiliya ukuboko kwiza kw'Imana kwabaye kuri Yosefu igihe bene se bamujugunyaga mu mwobo. Gutabarwa kwe nta handi kwari kuri usibwa ukuboko kwiza kw'Imana kwamubayeho. Ukuboko kwiza kw'Imana kwamukuye muri gereza kumuhubuzayo, kumwogosha umusatsi wari waramwereyeho, kumwambura n'imyenda y'urugereza, kumwambika ikanzu y'ubutware. Imana niguhubuze ukuboko kwayo kwiza niguhubuze.
kw'Imana kuko uriho mwene data ufite amakuru impande zose ariko ntabwo ducitse intege ntitwihebye uko kwiza kw'Imana ni kukubaho mu izina rya Yesu tugiye gusenga Imana aho uri mu nzira ugenda uri muri antega unteze amatwi uri muri biro unteze amatwi uri mu ishuri unteze amatwi uri mu ndege unteze amatwi uri muri gari ya moshi unteze amatwi uri mu bwato bunini unteze amatwi uri mu burayi unteze amatwi uri muri aziya unteze amatwi uri mu bitaro unteze amatwi uri muri biro unteze amatwi uri muri gereza unteze amatwi ukuboko kwiza kw'Imana ni gukubaho mu izina rya Yesu kandi iminsi yawe ukuboko kw'Imana kugukuraho kwa muganga iminsi yawe ukuboko kw'Imana kuguhindura ubuzima Imana ishimwe reka dusenge bene data mureke dusenge mureke dusenge mureke dusenge reka dusenge dusengera imitima yari ihabye dusengera imitima yari imaze igihe kinini mu buretwa dusengera imitima yari ihangayitse Imana Yesu yabwiye Mariya na Marita arababwira ngo nababwiye ngo nimugira kwizera abapfuye bazazuka yavugaga Lazaro yuko ari buzuke igihe kigeze ku munsi wa kane ku munsi wa kane uhwanye cyangwa se wajyanye n'iriya minsi y'imyaka 70 y'abayuda bamaze Lazaro yari amaze umunsi wa kane Yesu ahagarara imbere y'aho bamushyinguye ahamagara Lazaro Imana niguhamagare mu izina rya Yesu Imana niguhamagare mu izina ryawe uva aho wari uri uve mu byo wari urimo uze uko kwiza kw'Imana kukubaho mu izina rya Yesu Data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka nibikorwa mu mitima y'abantu abaduteze amatwi ijambo ryawe ryatezwe amatwi n'abantu benshi abari bari kurira nibahozwe abari bababaye nibishime abari bishimye nibarushaho banezerwe mu izina rya Yesu abari babuze ibyabo nibabigarurirwe abari mu bunyage batahuke abarwayi nibakire mu izina rya Yesu uriya mwana uri ku mugabane w'uburayi mu izina rya Yesu urwaye amara bazakubaga bakira mu izina rya Yesu uriya mwene data uri hariya mu majyaruguru mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu nakire yamuhaye icyifuzo ko arwaye afite ibibazo byinshi ibyo bibazo ukwiye kwiza kw'Imana ni kumubaho mu izina rya Yesu urakoze iyi cana ndayisengera kugira ngo uyihe umugisha uyagure mu izina rya Yesu uyihe umugisha abazayivugiraho bose batambutse ijambo ryawe bazahabwa umugisha wawe kandi na nyirayo ahabwa umugisha azagere kure uko kwiza kw'Imana kuzamubeho ibyo tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 murakoze ngira ngo amazina yanjye nayavuze yego kandi ibyo byose muzayabona aderese yanjye cyangwa se uburyo wambona ushobora kunkenera ko twafatikanya gusenga cyangwa se kwamamaza ubwami bw'Imana yego nimero zanjye mwamboneraho ni 078 5 4 1 1 6 2 9 yego 078 5 4 1 1 6 2 9 Tigo ni 07 2 6 5 2 8 2 8 Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu amen. Nanjye nimero yanjye ni 0780 50 48 97. Nimero yanjye ni 0780 50 48 Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane namwe Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubarinda murakoze cyane. Nakagaruka.